yuko yakora amarorerwa muri icyo gihe ategereje kujurira n'iki byose bakavuga bati reka tube tugushyizemo kubera ko uri danger public cyangwa se ushobora gutoroka cyangwa se ushobora kugira iki muri ka Sarkozy ntabwo ariko bimeze nta utekereza ko muri icyo gihe ategereje kujurira yatoroka cyangwa se yakora amarorerwa cyangwa se yagira iki ahubwo nuko ni nka example bashatse gutanga ni nacyo cyatunguye benshi ni nka example bashatse gutanga bavuga bati nubwo wajuriye ariko turagushyiramo mu gihe utegereje nyine indi jugement kuko barajurira noneho muri icyo gihe ifoko nawe agenda agakandagira muri prison kugira ngo ahite asaba liberté conditionnelle ntabwo yasaba liberté conditionnelle atarakandagira ni nabyo muri iki gitondo hari interview mwavoka we avuga ko dès que agezemo rwose très rapidement bazahita basaba iyo liberté conditionnelle nge ndizera ko bazayimuha kubera ko liberté conditionnelle bashobora kureba imyaka bashobora kureba santé bashobora kureba statut ye wenda bakavuga ati est-ce que vraiment hari icyo donc hari crainte yo kuba yabasohotse n'iki donc bashobora kureba facteur nyinshi bakavuga ati okay reka tumureke abasohotse ariko akaba yamaze gukandagiramo nge ndizera rwose ko atazatindamo buriya umuntu wayoboye igihugu aba afite na fan base nini Sarkozy afite abafana benshi bamukurikiye ku buryo yenda ashobora no gusohoka agahita ahinduka intwari nk'umuntu ugezemo agahita yongera akagaruka n'umuhungu we yamukubanirije abantu bajya kumusezeraho benshi cyane afite umusore wajyanye abantu benshi Sarkozy afite fan base nini Sarkozy afite fan base nini ibyo ngibyo mwashara arimo kuvuga byabaye muri iki gitondo kuko ubu turi kuvugana dore ubu ngubu turi kuvugana nibwo ageze kuri prison nibwo ageze ku marembo ya prison kuko turi kubikurikira direct kuri amashusho ya Sarkozy ageze gereza juste ubu ngubu en direct nyine ubu ngubu bageze ku marembo ya prison ariko rero urumva bari kumwambika amapingu ibyo ngibyo ntabwo biri bugaragare ko birabera inyuma ahubwo bayamwambura oya puransa aje na cortege ye aje modoka ye n'iki ntabwo ari abapolisi baje kumutwara aje yitwaye nka Sarkozy aje kuri gereza n'umutwe we urumva ukuntu nyine yarakatiwe noneho bamubwira nyine ko nubwo yajuriye agomba kamwe kuzajya muri prison ariko bamuha délai iyo kuvuga ati tuzabita ishaka televiziyo mu Bufaransa uyishyiremo split screen live turebe mu Bufaransa turebe n'ahandi nakohereje link muri sinzi nawe wabibonye yego nayibonye urakoze urumva donc mu kumukatira bamuhaye délai nibyo twavuga ejo bundi yagiye kwa procureur aramubwira ati ku itariki 21 saa 4 za mu gitondo donc urumva nawe rero niba utekereza kuzasaba liberté conditionnelle ugomba kubahiriza izo ngingo baguhaye niyo mpamvu aje buri minota 20 bavuga urumva utazubahirije byagirira nabi dosiye yawe bavuga bati se ni gute turi bukwizere kandi na rendez-vous ya mbere twagwaye tarayubahirije urumva donc kuba rero ubu ngubu barizanye na cortege ye dore amashusho noneho twabonye kandi dore Sarkozy muri gereza ari kwinjira aho ngaho muri kubona ni kuri prison nyine arahageze yego noneho mbere y'uko ava mu rugo iwe niho hari habaye rassemblement nyine abo bana yo baruganije n'umuryango we n'abamushyigikiye benshi rwose aho atuye baje kumushyigikira mu kanya imaje zagaragaraga bahobera basezera kumva kumubona asezera umuryango we babandira n'iki nta bya bindi bya Costa tutamba biriya harimo n'urugomo biriya kare byarwaye Kongo Marshal byarwaye Kongo bagiye kimwe bamukoreye ndabona nangaho kuri prison urabona ko hari abantu baje nabo kumushyigikira donc ibyo bavugaga muri Sarkozy afite fan base nini cyane n'abantu bakuze bamwe baba banifashije donc afite fan base nini ariko ntabwo byakuraho nyine ku rukiko rero rugomba gukora akazi kabo ariko birabaje cyane ejo nijoro uwahoze ari umugore we igihe yiyamamazaga muri 2007 Cecilia Sarkozy ubu ngubu aba muri Amerika afite undi mugabo donc yaje kandi yashatse undi mugabo Sarkozy akiri perezida ariko nanone Karaburu baswanye muri kampani we yishumbusha nawe n'umustare Karaburu nawe arimo yasakurishije imbuga nkoranyambaga twikomereze Karaburu nawe uriya yishumbujije uriya mugore ariko
Marshal birumvikana tujye tugerageza urumva Sarkozy niyo waba utamukunda uturikiremo umuntu kameme ushobora nawe kureba ukavuga uti uyu muntu no ugatekereza ku rundi ruhande Kadafi se bari kiremwa ki Kadafi yishe oya nyine nibyo ndi kukubwira ntago cyo kureba ibintu muri sansi imwe ndavuga niyo waba utamukunda ushobora noneho kugenda ukajya kwishyira mu mwanya w'umuryango ngo murebe humanement urumva niyo utamukunda ushobora kumureba humanement urabona ngubu ejo bundi iyi weekend yari arimo gufeta anniversaire y'umukobwa we mbere yo kwinjira muri prison kuri ibi bitekereje ibyo bintu uriya niwe mbona winjiye hari harimo amarira gusa uriya niwe mbona winjiye mu modoka yijije imodoka imodoka irinjiye wabonye ko imiryango ifunze nyine van nziza ya Peugeot murimo kubibona live ariko kwinjira nka VIP ariko nta VIP w'umuprisoni yubaho yashaka ari kuzana amaguru Sarkozy arinjiye muri gereza ku mugaragaro VIP w'umuprisoni ibaho n'imiryango irafunzwe live kuri SKF